babara ko urugo rumwe muri eshatu ziri ku isi ruba rworoye injangwe. Mu isi hari injangwe nibura miliyoni 600 ubazi ziba mu ngo z'abantu ugashyiramo n'iziri mu gasozi, izo twe twita inturo. Mu Burayi honyine hari injangwe zirenga miliyoni 100, mu gihe hari imbwa zibarirwa muri miliyoni 80 zonyine. Imbwa zizwiho kubaha cyane no kudakunda kuba zonyine, mu gihe injangwe ikunda kubaho yonyine no gukunda ubwigenge. Ntabwo nzi niba mwarigeze mubona injangwe ikurikira nyirayo igihe itarimo kumushakaho ibyo kurya. Ishobora kwemera ukayiterura, ariko ibikora iyo ibishatse. Ntacyo ushobora kuyikorera ngo uyishyiremo ubwo bushake igihe itabishaka. Ni inyamaswa igaragara nk'ituje kandi y'inyamahoro. Ifite ubwoya wakwishimira gukorakora, nyamara imbere muri yo, mu mutwe wayo no mu mubiri wayo, ni inyamaswa y'inkazi y'impigi ikomeye. Umubiri wayo waremewe guhiga no kwica. Hafi 96% by'imiterere yayo n'imyitwarire yihuje n'urusamagwe. Iri mu muryango w'izitwa félin. Félin banazita injangwe nini. Ni ziriya nyamaswa zose z'inyamabere, zikabira indyanyama zifite inzara zityaye, zikagira umutwe wiburungushuye, amenyo 30 asongoye cyane. Mu kugenda kwazo, intoki zigenda zishinga hasi. Zirasimbuka cyane kandi zikamenya kwiruka. Izi ni inyamaswa zirimo injangwe, iyi ngiyi tworora, ingwe, urusamagwe, intare, iyitwa puma cyangwa se guépard n'andi moko menshi. Izi zose bazita injangwe nini. Zose zifite imyitwarire imeze kimwe neza, ariko injangwe yo twayizikuyemo tuyikura aho ngaho mu gasozi turayorora, maze isa n'ituza, ariko mu mubiri wayo no mu mutwe wayo iracyameze nk'ingwe cyangwa se urusamagwe. Kwica biracyari mu miterere yayo, kandi ni nacyo cyatumye abantu batangira kuyorora. Bayishakagaho serivisi yo kujya ibicira imbeba zaboneraga imyaka. Usibye ko bamaze kuyihindurira inshingano, ariko si imiterere yayo y'ubuhigi no kwica